98.0 Center Radio. Time to heal. Time to breathe. Time to feel alive again. Center Radio, where your heart finds peace. Yeah. Ama. Muri episode ya 13 ya 14 nako twasize Brian yacitse umugabo we arimo kuzenguruka imihanda yose ashakisha Edison. Ese bazongera babonane? None se azabasha kurinda ubugingo bwe? Sekibi episode ya 15. Icyizere cyanjye cya nyuma cyari uguhura na Edison, kuko sinari mfite gusubira mu rugo rwe nyuma y'ibyo wa mugabo twahuriye ku muhanda yari yambwiye. Nta kintu na kimwe nari nyiri gufata nk'icyoroshye. Ubuzima bwanjye bwari mu kaga, bwari mu mazi abira, bityo byansabaga kwitonda cyane, kandi nkitondera ibintu byose nari ndi kubona. Ibintu byose byanyuraga mu maso, ibyo numvaga abambonaga byose nagombaga kubyirinda, kugira ngo umugabo wanjye ataza kuhahira aza no kumbona. Uwo mugabo yari yamburiye cyangwa yambwiye ko umugabo wanjye yari akurikiye inyenyeri yanjye. Ubwo kandi ni ubugingo bwanjye ndimo kuvuga, kandi ko nindamuka mbashije kumucika, igihe cye cyaba kiri hafi cyangwa cyaba cyegereje kurangira. Ayo magambo umugabo yambwiye yakomeje kunguma mu mutwe, anzenguruka mu mutwe, nkomeza kuyatekerezaho cyane. Rero nanjye nagiye ku maparikingi y'imodoka, aho imodoka ziparika, nangira kubaririza, mbaza abakorera n'abaparika niba baba bazi Edison. Rero bamwe bandebaga nkaho abatanyizeye, batekereza wenda ko nshobora kuba namugira nabi cyangwa ibindi. Abandi nabo bageragezaga kumwibuka ariko bikanga neza. Umwe muri abo yarambwiye ati hari igihe aza hano gutwara abagenzi, ariko nanone ntabwo tuzi neza niba ari we uri kuvuga. Niba ari we ntabwo dusobanukiwe neza. Rero undi nawe wari uri aho yazunguje umutwe ati, ugomba gutegereza, naza uyu munsi uraza kumubona. Kumutegereza nyine nicyo cyari igisubizo, ni nacyo cyari igitekerezo cyonyine nari nsigaranye, kuko numvaga ko Edison ari we mahirwe yanjye ya nyuma nari nsigaranye. Ni nawe nari nziranye nawe muri uwo mujyi. Nta hantu ho kujya nari mfite mu by'ukuri, nta byo kurya, naho kwikinga ngo nduhuke, cyangwa se ngo nywe amazi, cyangwa mbashe gushyira umutima hamwe. Nari meze nk'umuntu utagira ahaba, w'inzererezi. Kandi niko koko byari bimeze
muri ako kanya nuko nanjye nagumye aho ntegereje ko ndi buze kubona Edison, kandi nari nizeye ko wenda ari buhagere tukabonana. Rero ubu namutegereje guhera amasaha ya mu gitondo, saa sita zirashyika, nimugoroba nabwo buba burije, nkomeza kureba akazuba bita kibera inka, nako nkabona karenga, ijoro naryo risa nkaho rigwa ako kanya, munsi wambereye mugufi cyane. Bumaze kwira cyane, umwijima umaze kuba mwinshi, nta hantu nta n'ikintu nari mfite cyo gucanisha, ndetse nta n'inzu nari mfite yo kujyamo ngo nibura nduhukemo. N'ahantu hari umwijima gusa, hafi yaho ababare baparitse. Uretse nanone urumuri ruke rw'amatara yo ku muhanda yari ari hafi ya parikingi, ariko nanone ayo matara yatumaga numva ndi ku karubanda. Umuntu wese wahitagaho yarambonaga, yabonaga ko mpagaze aho ngaho nk'umuntu udafite icyerekezo na kimwe. Nubwo umwijima wari mwinshi, ahantu hose ikintu cyanteraga ubwoba kurusha ibindi si ijoro, oya, ahubwo yari wa mugabo wanjye. Byari ibintu umugabo wanjye yakoraga, byari ibintu bidasobanutse. Urugo rw'amayobera rwuzuye imyijima, amasezerano na Satani yaseye ikibi, imva ziri inyuma y'urugo zishyinguyemo abantu bafitanye amasezerano ntaramenya. Mbese nibyo byanteraga ubwoba. Ikintu nibukaga kikantera ubwoba kuruta ibindi byose ni inzu y'umugabo wanjye, niyo yanteraga ubwoba kurusha uko nari kuba mpagaze ku muhanda mu ijoro kandi njyenyine. Nta mafaranga, nta telefone, nta nshuti nashoboraga guhamagara. Icyari gisigaye kuri njye ni icyubahiro cyanjye gusa, nta kindi. Ariko n'icyo cyubahiro cyonyine ubwacyo nticyamaga aho niyitirira ko ari iwanjye. Nakomeje gutegereza muri parikingi, ndetse nkomeza kwigira nk'umuntu wari utegereje imodoka, wari uteze imodoka, negereje ko iza ikantwara. Ariko mu by'ukuri ntabwo nari negereje imodoka, nari negereje umuntu utazi ahari bunsange, tutanavuganye. Byari bigoye. Ariko nanone abantu bari bambonye aho kare batangiye kujujura, ndetse batangira kunyibazaho, basa naho batangiye kwibaza ko naba afite ikibazo kidasanzwe, ndetse banatangira kwibaza impamvu nyiri aho ngaho nyuma y'amasaha menshi mahagaze. Rero nibwo umwe mu bashoferi yarebye mugenzi we, nuko amubwira uhora ati, uriya mudamu ubona hariya ahamaze igihe kinini, guhera mu gitondo yari ahagaze da. Ko mbona sura mudamu ari mwiza, yahagaze arategereza nde? Hari umuntu ngo yahamagaye, hari umushoferi ngo ategereje guhera mu gitondo. Niyo abana avuganye ntabwo tubizi, ariko yahagaze umwanya munini cyane guhera mu gitondo, ntiyariye ntiyanyweye. Yewe biratangaje. Muri parikingi hakomeje kugira urujya n'uruza ijoro ryose. Imodoka zinjira zisohoka, abagenzi binjira batega bagenda. Muri make nari niriwe ndeba udukoryo twose tubera muri gare. Abakomvayeri bashwana n'abagenzi, babishyuza amafaranga, banga kubagaruza, ndetse n'ibindi, ndetse banasakuza bavuga aho imodoka igiye.
ndetse banarwanira abagenzi n'ibindi. Bamwe mu bashoferi ba taxi bageze aho baparika imodoka zabo baziryamamo, ariko nanone sinashoboraga kugumaho mpaka. Nyuma y'umwanya muto nigiye ku ruhande aho hari hafunguye kandi hari amazu nyine y'abakatisha ama agence, ni za agence zazigifunguye, kandi hari hakiri abagenzi bategereje bisi. Nanjye nigira nk'utegereje bisi ngo injyane, ariko nanone ukuri kwari guhari nuko ntabwo nari umugenzi, usibye ko nari inzererezi gusa. Nari umugore utagira aho ajya naho nshobora kwikinga. Rero narebye intebe yari iraho nuko nicara nza nk'utegereje bisi. Nanjye hashize akanya gato negerewe n'umugabo usa naho yita ku bantu kandi atuje. Arangije arambwira ati muraho madamu, ntacyo byaba bitwaye nicaye iruhande rwawe se? Nanjye oya, nta kibazo, ushobora kwicara, nta kibazo rwose, nta kibazo, ufite uburenganzira. Uwo mugabo yari amaze kwishyura itike ye, birumvikana ategereje bisi ngo ize agende. Buri uko bahamagaraga kuri za mikorofone zo muri gare bavuga ko bisi ihageze, wa mugabo yahitaga areba ku itike ye ngo arebe neza ko ari we baba barimo kubwira. Rero abagenzi bagendaga umwe ku wundi. Nyuma bisi ya wa mugabo nayo ibirahageze, arahaguruka afata ibaga ye ajya kuri bisi, hanyuma njye nsigara aho ngaho nicaye. Rero hashize akanya nagerageje gusinzira nicaye kuri ya ntebe. Gahoro gahoro aho hantu hatangira gutuza, urusaku rw'abagenzi rurashira, abakozi batangira gufunga aho bakorera, abarimo gutaha birumvikana bwari bwije cyane, byari bimaze kuba mu gicuku. Amatara barayazimye yo ku muryango, urumva bibwiraga ko abagenzi bose bagiye. Ni nako guhita bazimya amatara, birumvikana rwose. Ninjye wari usigaye njyenyine aho ngaho. Mu gihe nari ngerageje gusinzira ntuye agatotsi, umuntu yahise afata ukuboko kwanjye agukomeje kandi cyane. Nanjye mpita nsakuza kubera ubwoba. Nubwo hari umwijima namureba neza mu maso, ariko numvaga afite uburakari bwinshi. Nta wundi birumvikana, yari umugabo wanjye yari yavumbuye ahantu ndi. Yavugaga ubona byamuyobeye kandi akonje, ijwi rye rikonje kandi nanone arakaye. Yahise ambwira ati uri mu bicyano buriya, uri mu bicyanga, nari narakubwiye ushobora kwiruka ariko ntushobora kunyihisha. Reka barakubeshye. Indi wakubwiye se? Njyewe Iva uyu urimo kubona, ntabwo wakwiruka ariko ntabwo wanyihisha. Rero natangiye guhinda umushyitsi umubiri wose. Arongera ati ngiye kukujyana, ugiye kujyana nanjye mu rugo aka kanya, kandi sinshaka amabeshyo yawe n'uburyarya, urabyumva neza? Bitabaye ibyo ndakwicira hano musiga ahangaha wapfuye.
rero mbere y'uko ngira ikindi kintu mvuga cyangwa ikindi kintu nkora, yahise amambira n'umugozi, nuko akanyaga amaboko yanjye, hanyuma atangira kunkurura hasi nk'itungo birumvikana rijyanywe mu ibagiro. Nararize cyane ariko nagerageza kwifungura ngo mpambure iyo migozi nongere musige, ariko nanone nta muntu wari uri hafi aho ngo nibura aze anabare. Iryo joro ubwaryo ryamije ijwi ryanjye rirarimira neza, kuko narasakuzaga ntihagire unyumva, kandi hari imodoka zanyuragaho, hari n'abantu banyuragaho, ariko narasakuzaga ntibanyumve. Yarankuruye rero anjyana anyerekeza mu ishyamba, ancisha muri ya parikingi, arangize twinjira muri iryo shyamba. N'ubundi ishyamba ryari ryuzuye umwijima, nuko kuza kugera ahantu hadasanzwe, ahantu hasaga n'ahantu hari urutambiro rwari ruteye ubwoba cyane. Urutambiro rwasaga nk'aho bakunda kuhatambira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kuri urwo rutambiro hari ibintu byari byashyizwe hasi, kandi hari n'ibimenyetso bishushanyije ku butaka. Umutima wanjye hafi guhagarara cyane, ko nari maze kumenya ibigiye kumbaho ako kanya, ibigiye kuba muri uwo mwanya. Rero yashyize aho, aba ariho anandindira mbere y'urwo rutambiro. Nyuma y'akanya gato imihango yaratangiye. Mwirumvikana nari mfite ubwoba nyine, ndi guhinda umushyitsi n'ubwoba icyarimwe byose bindimo. Bidatinze bageze ku gitambo cya nyuma, numvise ijwi rimbwira ko igihe cyanjye kigeze. Rero bamutegetse kuncumita mu gatuza akoresheje icyuma gityaye gifite imbaraga z'umwuka mubi, imbaraga za Satani birumvikana. Amaboko, umunwa n'ibirenge byose byari biboshywe cyane ku buryo ntashoboraga no kwinyeganyeza. Rero yafashe icyo gikoresho arakizamura agiye kukintera mu mutima. Nuko mu kukizamura yakizamura ahita atangira kuvuga amagambo kandi adasobanutse. Mu buryo butunguranye hari umwotsi w'umwijima wari wijimye wahise utangira kuzenguruka kuri cya cyuma yari afite. Umutima wanjye wateraga cyane, nari mfite ubwoba bwinshi. Nagerageje gusakuza no gutabaza, ariko ijwi ryanjye ntiryasohokaga mu muhogo. Hari imbaraga itagaragara yasaga n'iri kuniga, ndetse no guhumeka byari bigoranye mu by'ukuri. Muri njye hari izina rimwe nashakaga kuvuga, izina rimwe gusa, cyane ko nari nzi ko ndamutse ndivuze nari gutabarwa. Ariko kwatura iryo zina byaranze neza burundu, birananira kurisohora. Muri ako kanya nibwo numvise mu mutima wanjye, nibwo nahise numva ni ahari niyo maherezo yanjye. Ariko nanone umutima wanjye wanze gucika intege. Hari umuntu nari nyiri gutekereza. Natekerezaga Edison Ntankunda. Edison nari naratangiye kumukunda, kandi nashakaga kumukunda by'ukuri, kumukundisha umutima wanjye wose, nkamushimisha
ndetse nkanamufasha guhindura ubuzima bwe bwite bugahinduka ubuzima bwiza. Nari nzi ko mfite ya nyenyeri bavugaga, inyenyeri bahereye kera bambwira, kandi sinagombaga kwemera ko bantangamo igitambo, kuko iyo nyenyeri ntiyari kuba igifite umumaro, bivuze ko yari kujya mu maboko y'abantu bakorana na Sekibi, ariko nanone ntacyo nari mfite nabikoraho, nta na kimwe rwose. Izo inzozi zanjye zo kuba umugore wa Edison zari zigiye kurangiriraho, kandi nanone niwe wari imbaraga zanjye, cyizere cyanjye, byiringiro byanjye bya nyuma. Ni nayo mpamvu nari nararwaniriye ubuzima bwanjye kugira ngo nkomeze kubaho, ariko ubu ibintu byose natekerezaga byari bigiye neza. Rero mu gihe umugabo wanjye yazamuraga cya cyuma gityaye ngo akintere, ibintu byose bityo bigahita birangiriraho, na za nzozi zanjye zo kuba umugore wa Edison zigahita zirangira burundu, ibyanjye bikaba birarangiye. None se ibya Brian birangiriye ahangaha? Ese umugabo aramutera icyuma koko yicwe? Biragenda biti? Ntuzacikanwe rero na episode ya 16, inkuru muyitegurirwa mukayigezwaho na Mr. Bear.